Ndabashimiye mwebwe munteze amatwi. Ubwo duheruka gukora top 10 ya filime zasobanuwe na Be The Great, abantu benshi mwarabyishimiye. Gusa ariko hari filime nyinshi nagiye nsimbuka zakozwe mbere y'izo nababwiye. Ari nayo mpamvu tugiye gutondeka top 10 y'izindi filime zakozwe na Be The Great. Muraho neza. Niba ukunda Chinese series zirimo intambara, zinkota, urukundo, ubushuti n'amayeri, uyu munsi ngiye kukwereka top 10 ya Chinese series nziza zasobanuwe na Be The Great. Turaza kugenda duhereye ku mwanya wa 10 maze turebe iyabaye iya mbere muri zo. Twihuta cyane, ku mwanya wa 10 turasanga filime bita And The Winner Is Love. And The Winner Is Love yasohotse 2020. Iyi ni Chinese series ivuga ku mukobwa w'umunyempano mu mirwano uhura n'umusore ukomeye utinywa n'abantu benshi. Inkuru yabo iba yuzuyemo urukundo, amabanga n'intambara zikomeye. Niba ukunda fantasy n'imirwano, iyi serie itazagucika, izagushimisha. Reka ntibutse gukanda subscribe niba uri mushyashya, dore tugeze ku 1500. Ibyo bivuze ngo mwarakoze cyane. Reba hari hasi iburyo cyangwa ibumoso akamenyetso ka subscribe ugakande, hanyuma ureba kandi kantu ka like nako gakande. Ubwo uraza kutubwira igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ku mwanya wa 9 turasanga filime bita Heaven Sword and Dragon Slaying Saber. Heaven Sword and Dragon Slaying Saber yasohotse mu 2019. Iyi ni imwe mu nkuru zizwi cyane zanditswe na Jin Yang. Ikurikira ubuzima bw'umusore Nzanga Wuji uharanira ubutabera hagati y'amatsinda atandukanye arwana inkota ebyiri z'amayobera zivugwamo cyangwa zivugwaho kugira imbaraga zidasanzwe. Ku mwanya wa 8 turasanga filime bita Sword Dynasty. Sword Dynasty yasohotse 2019. Iyi serie ivuga ku musore ushaka guhirika ubutegetsi bw'umwami w'umunyagitugu. Uko inkuru igenda ikomeza, agenda ahura n'abanzi bakomeye ndetse n'inshuti zimufasha kugera ku ntego ye. Ku mwanya wa 7 gusa cyane turasanga filime bita Handsome Sibling. Handsome Siblings yasohotse mu 2020. Iyi ni inkuru y'impanga ebyiri zatandukanyijwe zikiri impinja. Buri wese akurira ahantu hatandukanye, bigeze gukura bahura batabizi ko ari abavandimwe. Ibintu bigateza intambara, urwenya n'ibitangaza byinshi. Handsome Siblings ni filime nziza nayo narayirebye. Ku mwanya wa 3 turasanga filime bita The Smiling Proud Wonder. The Smiling Proud Wonder yasohotse 2018. Iyi ni imwe mu nkuru za Wuxia zakunzwe cyane. Ikurikira Li Husheng, umurwanyi ufite umutima mwiza uhangana n'ibibazo byinshi, amayeri n'intambara zo mu isi y'abarwanyi. Iyi nayo ni nziza narayirebye nayigushimira. Top 5 turasanga filime cyase. Ku mwanya wa 5 turasanga filime bita The Wolf. The Wolf yasohotse 2020. Iyi series ivuga inkuru y'umuhungu wakuriye mu ishyamba arerwa n'imisega, nyuma akaza kuba indwanyi ikomeye, akongera guhura n'umukobwa bakundanaga bakiri bato. Ariko intambara, uburiganya n'ubutegetsi bikomeza kubashyira mu bibazo bikomeye. Niba ukunda romance ivanze na action, iyi ni imwe mu nziza ugomba kureba. Ku mwanya wa 4 turasanga filime bita The Long Ballad. The Long Ballad yasohotse 2021. Iyi ni inkuru y'umwamikazi Li Sheng urokoka ubwicanyi bwakorewe umuryango we maze arahunga, atangira urugendo rwe rwo kwihorera no kurengera igihugu cye. Iyi serie irimo intambara zidasanzwe, ubwenge bwo ku rugamba n'urukundo ruvuka mu bihe bikomeye. Ni imwe muri serie z'amateka zakunzwe cyane. Ku mwanya wa 3 turasanga filime bita Lotus Tower. Lotus Tower yasohotse 2023. Iyi series ikurikira Liliane Hu wahoze ari umwarimu ukomeye ariko nyuma akabaho nk'umuganga wicisha bugufi. Mu rugendo rwe akemura amayobera menshi kandi agenda ahura n'abanzi bo mu gihe cya kera. Iyi filime ifite action, mystery, ni inkuru ikomeza kugutera amatsiko
kugeza ku gice cya nyuma. Iyi filime ni nziza narayirebye. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime bita World of Honor. World of Honor yasohotse 2021. Iyi ni imwe muri series za Wuziya zakunzwe cyane ku isi. Ivuga inkuru y'indwanyi ebyiri zihura mu buryo butunguranye, bagafatanya guhangana n'amabanga, intambara n'abashaka guteza akaduruvayo mu isi y'indwanyi. Ifite inkuru ikomeye, imirwano myiza n'ubushuti bwatumye ikundwa n'abafana benshi. Iyi ni filime nziza wayireba. Ku mwanya wa mbere iyi filime iriho iratangaje. Iyi filime mbaza ngo bimeze bite, ifite season 2. Ku mwanya wa mbere turasanga filime bita Joy of Life. Joy of Life season yayo ya mbere yasohotse 2019, season yayo ya kabiri yasohotse 2024. Iyi ni imwe muri Chinese series z'ibihe byose zakunzwe cyane. Ikurikira Fan Ziyan, umusore ufite ubwenge budasanzwe uvukira mu isi yuzuyemo amayeri na politike, intambara n'amabanga. Buri ntambwe atera aba ahanganye n'abamwifuriza inabi, ariko ubwenge bwe bumufasha kubatsinda. Season ya kabiri yarushijeho gukundwa, ituma Joy of Life ikomeza kuba imwe muri series za mbere abantu benshi bakunda. Ngiyo top 10 Chinese series nabateguriye yasohowe na Be The Great mu Kinyarwanda. Niba hari indi series wifuza ko bagusobanurira cyangwa se hari iyo twagombaga gushyira kuri uru rutonde, tubwire muri comment aho hasi. Niba iyi video yagufashije kanda like, subscribe kandi usangize iyi video inshuti zawe zikunda Chinese series. Murakoze cyane, tuzabonane muri video ikurikira ubutaha. Njye mwumva banyita Kelly, ndabakunda cyane.